turanza twageza ku murima mbere ko tuvuga ibindi bintu byose. Nitwa James Rudasingwa ndagoronome mahaye kaze kuri uyu murima shuri wa API cyangwa Agro Processing Industry. Twari turi ikigo kimaze imyaka 15 mu butuzi bw'imbuto z'ibigori, ibishyimbo na soya. Guhera 2020 twafitiye imbuto nziza cyane z'ibigori zasohotse n'imbuto nshyashya. Twari dusanzwe dufite imbuto zimaze imyaka 6 na 7 ku isoko, ariko dufite imbuto nshyashya ku isoko. Ibi ni ibigori byiza cyane by'imbuto kandi byizewe bishyashya ku isoko. Dushikariza ko buri munyarwanda wese yagira ate yahinga ibi bigori. Dufite imbuto amoko abiri, dufite apisi 610 yera mu bice by'uburasirazuba n'amajyepfo, tukagira apisi 630 yera mu bice by'uburengerazuba n'amajyaruguru. So twumva rero ko aho bantu bose twifuza ko iyo mbuto ibageraho neza kuko nicyo twayikoreye ni yabo nibigenewe. Twagiye tubona ibibazo bijyanye mu mbuto twari dusanga ku isoko zatanga umusaruro kandi dukeneye kugira ngo abahinzi bacu mu Rwanda bahinge bunguke. Niyo mpamvu API nk'ikigo cyagiye mu bushakashatsi ibindi bafatanya bikorwa batandukanye duzana imbuto nshyashya ariyo yitwa Imparage. Akaba ari imbuto irimo kuboneka ahantu hose mu bagorodira nangwa se n'abacuruzi b'inyongera musaruro bose. Mwihariko wa mbere w'ibigori bifite iyo bibonye umusaruro wabyo ukageranya n'ibindi, ibi byabo byongeyeho 15% ku musaruro mbumbe ibindi byabonaga. Mu bashakashatsi b'ibigori ubundi imbuto imaze imyaka 7-6 ikirere kiba kimaze guhindagurika. Imvura twabonaga muri 2018, 2019, 2022 so turimo kubona uyu munsi. Impamvu nyamukuru cyatumye tujya mu bushakashatsi no gushaka imbuto zihanganira nangwa se zijyana n'uko ikirere kigenda gihindagurika. Gihanganira izuba n'imvura ibaye nyinshi birihangana. Nubwo turabacuruza ariko dushaka kureba inyungu z'umufamu nangwa se umuhinzi. Turamuha akabanza akagerageza agakora trial, yabona ari byiza akazaduha feedback. Nimbuto ifite umuheko, ifite grains nangwa se uruhete ruremereye, nimbuto ikunzwe cyane. Abantu bahinga mu majyaruguru bagenda bamaze twebwe ko tuba dushaka bya bigori nabyo twiyokereza bimeze bite. Nabwe niyo ngwe noneho ni igisubizo yaje ifite isukari nyinshi. Ikintu cyane no gutunganya umurima. Iyo utunganyije umurima wawe neza ku gihe, ugaterera ku gihe, ko ufite ifumbire n'imbuto nziza yizewe nk'iyi apisi, ubona iki umusaruro. Si imbuto gusa dutanga n'ubujyanama. Niyo ukeneye inama ku buhinzi bw'imbuto uraduhamagara tukakugana kukugira inama. Aho uhinze ukumva bitagenda neza icyo tubereyeho nk'abagoronome. Turifuza ko mu myaka 2 iri imbere API Imparage kungahara zigera kuri umunyarwanda wese. Icyo twishimira nk'abatubuzi b'imbuto nuko ubutubuzi bw'imbuto bumaze kuva ku cyiciro kimwe ukagera ku kindi. Ubundi 2018 twari dufite ikibazo cyo gukura imbuto hanze y'igihugu, bigatuma abahinzi bacu babona imbuto bakererewe. Ariko uyu munsi ikigo nka API turaproducinga 60% z'imbuto zose mu gihugu. Bivuze ko ubu ngubu abahinzi basigaye babona imbuto ku gihe kandi bakabona imbuto jure standards. Ikindi no gushimira leta mu by'ukuri yuko itanga nkunganire ku byo tugurisha, bigatuma n'abahinzi badafite ubushobozi bafite ubushobozi bukeya babasha kubona izo mbuto ku mafaranga make kandi bigahindura ubuzima bwabo. API nangwa se Agro Processing Industries dukorera ahantu hose mu gihugu. Imbuto zacu dufite ahantu tugurishiriza henshi hatandukanye. Ibiro byacu bikuru bikaba biba muri Gatsibo, Nyagatare, akariho dukorera n'ubutubuzi bw'imbuto. Imirima yacu ni hiri. Abantu babifuza kudusura naho ngaho dukorera tukabereka n'ibikorwa uko dukora. Niho n'uruganda rutunganya n'imbuto mubona nziza ruri. Ku bindi bisobanuro ushobora gutelefona kuri nomero ikurikira 078 10 96 099 0782 75 37 66. Nifuza ko abantu bose bahinga bakeza kandi bakana umusaruro uhagije. Urakoze cyane. Murakoze nawe.